hano muri kureba iyi modoka iri inyuma yanjye yafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi modoka rero iherereye nk'ahazwi ku Kinamba, hano ni mu karere ka Nyarugenge. Ngira ngo abenshi hano ku Kinamba mutegera bisi zijya za Kimironko, ngira ngo abenshi murahazi. Iyi modoka rero muri kureba inyuma yanjye isanzwe itwara ibishingwe ikabijyana Induba. Iyi modoka rero yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro, urabona yuko kabine bayipfutse, iyi kabine yahiye bihagije cyane, dore ko ngo abari bari mu ino modoka nta n'umwe ngo wabashije kurokokamo. Iyi modoka yari irimo ngo Tandiboyi ariwe wari utwaye iyi modoka. Iyi modoka ikaba yari irimo n'abandi bantu bagera kuri babiri bakuraga ibishingwe mu ngo babizanye mu ino modoka. Aba bose bahiriye mu ino modoka, bose bitaba Imana, dore ko ngo tuhageze dusanga ambirasi ya polisi ibajyanye ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bakorerwe isuzumwa bamenye icyabishe nyakuri. Ni mu gihe kizimyamwoto ngo yahageze isa kuzimya itinzeho gakenya, isanga barangije kwitaba Imana, dore ko imbangukiragutabara nayo yari yahageze kugira ngo ibavure. Imbangukiragutabara yari yahageze na kizimyamwoto irazimya, imbangukiragutabara ihagaze hariya, ariko birangira nta n'umwe urokotse mw'iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro. Byagenze gute rero kugira ngo iyi modoka ihiremo abantu barinde iyo bapfiramo kandi bareba kandi imodoka iri kugenda? Byagenze gutya rero, umushoferi wari utwaye iyi modoka ariwe ngo Tandiboyi yari yambaye sentire nk'uko bisanzwe, n'abantu bo hirya bari bambaye sentire bayiziritseho bombi kari babiri, dore ko sentire yo mu izi modoka iba ari ndende cyane kandi iba ari imwe. Bose imodoka yahagaze sentire bose ngo ibabaniramo hagati, ubwo imodoka yashyaga sentire irababana, babura ukuntu bava mu modoka, birangira imodoka ihiye bari gusakuza n'abaturage bareba, baratakamba baravuga ati bamwe baraza kugira ngo baze bazimye inkongi y'umuriro, bamwe bazana amashoka batangiye gukubita kabini, umuriro uba mwinshi, inkongi y'umuriro uba mwinshi. N'abaturage aho bahise babera babi, bahise bazana amazi ko basukaho amazi, ariko umuriro waka cyane. Bamwe bagira baravuga ati ntago muzi yuko amazi atuma umuriro waka ari mwinshi cyane. Ubundi akenshi ano mazi basutse ku ino modoka nibyo byatumye iyi modoka abarimo bahiramo, ku buryo inuze kizimyamwoto yagiye kuhagera, imodoka ya kizimyamwoto yagiye kuhagera isanga abarimo bitabye Imana, kandi yahiye bikabije cyane kubera ko bakomeje bayisukaho amazi. Amazi n'umuriro ni ibintu bidahura cyane, kubera ko ngo iyo usutse amazi ku muriro nk'imodoka iri gushya gutya, bituma umuriro ukomeza uri kwaka ari mwinshi cyane. Amakuru abaturage baduhaye bavuga yuko iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro igashya igakongoka, bari kuyireba bagasukaho n'amazi ariko bikanga. Imbangukiragutabara nayo yahageze irimo itambuka, irahagarara itanga ubufasha, ihita igenda yirukanka, dore ko yari ifite umurwayi, itindukira iragaruka. Mu kugaruka isanga ambirasi yahageze, isanga na kizimyamwoto nayo yahageze irazimya. Mu kuzimya basanga barimo imbere barangije kwitaba Imana. Niko abaturage batanze amakuru, bahitangazamakuru bavuze, dore ko twebwe twagize dusanga iyi modoka yarangije gushya nk'uko mubireba inyuma yacu. Twagize dusanga iyi modoka irangije gushya, barangije no kwishyiraho shitingi imbere kugira ngo izindi modoka zibone uko zitambuka. Breakdown yari iraho hafi kugira ngo iyi modoka bayitere breakdown, dore ko ngo nyirayo ataramenyekana cyangwa kampanyi iyi modoka yakoragamo itaramenyekana. Iyi modoka yatwaraga ibishingwe ibikura mu ngo ibijyana Induba, ndetse abari bayiriho inyuma bayigendaho inyuma batanze amakuru bavuga yuko bagiye kubona bakabona imodoka iri gushya, aho bavuga yuko bari bagiye gukora isuku nk'ahazwi i Nyamirambo, bagenda bafata ibishingwe bakaza ngo kwambuka bakanaza Kimironko batwara ibishingwe, barangiza bakazenguka za Batsindana za Kagogo bahita bakomeza Induba bajya gusuka ibishingwe, bakaza kongera kugaruka bagaparika bakazatangira ejo. Niko ab'inyuma bagendaho inyuma basobanuriye itangazamakuru, ariko bavuga yuko nabo bagiye kubona bakabona iyi modoka ifashwe n'inkongi y'umuriro batazi ngo bigenze bite. Birangira rero iyi modoka ifashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka. Bamwe mu baturage bari mu gahinda n'amarira, abandi bari kurira, abandi bababaye, abandi bahahamutse, abandi barwara imitima babonye iyi mpanuka iba gutya. Iyi ni impanuka my friend, ni impanuka ikomeye cyane, ndetse ibi ngibi byatuma ugongana n'indi modoka kabisa, kubera ko urumva gushya, wumva gushya ureba imodoka umukandara wagufashe, uriya mukandara nyine ubundi iyo imodoka igize ikibazo
uriboroka uragufata nyine ku buryo utagira aho ujya. Bivuze ngo nyine iyo ukoze nk'impanuka uriya mukandara ukurinda kudakubita umutwe mu kirahure, ukurinda kutaba vora yagufata ngo ibe yakwica. Bivuze ngo uriya mukandara nicyo ushinzwe, urakurinda. Ariko uyu munsi noneho aho kugira ngo urinde uyu mukandara uhisha abantu, kubera ko uyu mukandara iyo bataza kuba bambaye uyu mukandara imodoka bari kuyisohokamo. Dore ko bamwe bavuga ko ino modoka yari ishaje n'inzogi zitakoraga neza, ariko iyi mikandara iyo baza kuba batayambaye bari gukubita urugi rukagwa hanze barangiza bakavamo. Bityo rero byarangiye bahiremwe ino modoka. Turihanganisha imiryango yabuze ababo, dore ko ngo imiryango yahise inahagera byihutirwa cyane kugira ngo ifate ababo bajye gushyingurwa. Ngayo nguko rero ya sirasi y'ino modoka ntabwo yigize inaboneka kubera ko yahiye. Ibyangombwa by'ino modoka ntibyigize biboneka kubera ko iyi modoka yahiye. Bivuze ngo rero no kurinda gukora iperereza neza nyiri ino modoka akaboneka, akazana sirasi y'ino modoka, kuko iyo imodoka ari ya warade kara ya sirasi urongera ukagenda ukavuga ati sirasi yanjye narayitaye, bakaguhereza indi. Bityo rero bamurindiriye kugira ngo nyiri modoka agaragare aboneke, kugira ngo asirasi zatange impozamarira ku miryango yabuze ababo. Iyi modoka rero yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro uyu munsi, ari ku itariki zisanga 26 ari mu masaha ashyira saa 2 za mu gitondo. Ni ku itariki 26 hari saa 2 za mu gitondo nibwo iyi modoka yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ni mu karere ka Nyarugenge, ni nk'ahazwi ku Kinamba utaragira kwa Kakire, ni hano neza ku cyapa cya bisi werekera Kimironko, werekera za Batsinda, werekera za Kagugu, niho iyi modoka yaje gufatirwa n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka. Ndetse abaturage babonye iyi manuka bavuga yuko rubwa mbere imodoka ihiye igapfiramo abantu, kubera ko ngo abantu bajyaga bakubita urugi bagasohoka mu ino modoka. Ariko ngo izi setire za zino modoka zinini ngo zirafata ku rwego rwo hejuru ku buryo umuntu atabasha kwinyagambura. Ngayo nguko rero traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yese yagira irapima iyo icyo ibisabwa no gupima impanuka. Ibi ngibi ari impanuka nk'izindi kugira ngo bazabone uburyo kibatanga statement kuri polisi kugira ngo asirasi ibone uburyo yishyura. Nibwo rero traffic polisi ishinzwe impanuka yo mu muhanda yahageraga ipima umuhanda ndetse iranafotora ireba ko imodoka zafashwe n'inkongi y'umuriro. Birangira rero traffic polisi yikomereje nk'uko bisanzwe ibifite ibintu byinshi kurikiranye. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ivuga yuko buri mushoferi wese akwiye guhagurutsa imodoka yabanje kureba yuko iyi modoka ifite amazi, kandi bakabanza bagacekinga yuko iyi modoka nta kibazo na kimwe ifite. Ese impamvu iyi modoka yahiye ubundi uribaza ngo niyo iyi modoka ngo yahiye iri kugenda? Ubundi impamvu iyi modoka yahiye ni iyi. Iyi modoka ngo yahiye ishya bitewe n'uburangare ngo bw'umushoferi. Nanone iyi ni impanuka ya kabiri ibaye bakavuga ngo yatewe n'uburangare bw'umushoferi. Gute iyi mpanuka yabaye igaterwa n'uburangare bw'umushoferi? Iyi modoka ngo yashyushye paka ihiye, kandi iyi modoka ngo yari ifite n'amazi, dore ko ababivuze ari abagendaga inyuma bamaze kwisukamo amazi. Ahubwo bivuze ko ari ikibazo cy'amawaya. Iyi modoka ishobora kuba yahiye biturutse mu nsinga, bikarangira rero bifashe kuri tanka y'amavuta, dore ko ngo yaturitse tanka irimo amavuta na ni mazutu yaturitse, niyo byatumye iyi modoka ishya cyane irakongoka. Bituma rero kabini iza gufatwa n'inkongi y'umuriro irashya irashira. Ku bw'amahirwe kizimyamwoto iza hahiye kabini gusa itaragira hepfo ngo n'ibindi bishye. Niyo mpamvu rero ako kanya imbangukira gutabara nayo yahise ihamagarwa. Nuko nguko byagenze, nuko nguko impanuka yagenze. Ariko polisi ishishikariza abantu kujya batwara ibinyabiziga babanje gucekinga ibinyabiziga byabo yuko bimeze neza, bityo kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Gutwara imodoka utavugira kuri telefoni ni kimwe polisi ikunze kugaruka, kuko gutwara uri kuvugira kuri telefoni biteza impanuka. Kandi iyo ufashwe utwaye imodoka uri kuvugira kuri telefoni uhanishwe 35,000 by'amande, ukayatanga mu gihe kingana n'iminsi 3. Ubwo ngubwo utayatanze ahita ajya rotari akaba 45,000, kandi ukabyishyura nabyo mu minsi itarenze 3, kubera ko traffic polisi ibiri mu muhanda yishyuza amadeni naho wayicikira. Bityo rero polisi yongera no kuvuga yuko umuntu wese utwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha cyangwa ari hangover bishyira ubuzima bwe mu kaga, dore ko abantu bapfuye batigeze babapima ngo barebe yuko burangare bwaturutse kunywa inzoga, ariko bajyanwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bakorerwe isuzumwa. Baraza kubimenya neza icyateye inkongi y'umuriro cyangwa impamvu iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro, impamvu bari barimo bahiye. Ese byagenze biti? Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ivuga yuko ibisubizo byo kwa muganga ari byo biri bubahereze icyatumye iyi mpanuka iba.
gupfa aho bapfuye kubera ko abaganga b'inzobere barangije kuvuga yuko bitabye Imana. Buriya nimba umuganga aje akavuga ati abantu bitabye Imana, ubwo biba byarangiye tayari baba bitabye Imana. Ngaho nguko rero nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungure inzogera. Ni impanuka rero, ni impanuka yashenguye imitima ya benshi, ni impanuka yarishisha abanyarwanda benshi cyane. Akarere ni aka Gasabo, aho yahiriye ni ku Kinamba ku cyapa werekera Kimironko, niho iyi modoka yaje gufatirwa n'inkongi y'umuriro. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho no tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha, kandi Imana ijye ikurinda ibyo ukora byose. Imana iguhereza amafaranga, akazi ugiyemo Imana ikurinde paka ukarangije, kandi guha imbaraga igukomeje, iguhe gufasha abatishoboye, iguhe gutunga umuryango wawe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, mbifuriza icyiza, ibyiza bijye bibasakaraho gusa. Amakuru nakagaruka, gumishaho urushinge, amakuru gatanu kuri kagenzi kako aba ari update. Iyo wakoze subscribe biduha imbaraga zo kugira ngo ducukumbure amakuru tuyabagezeho namwe muyamenye. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.